Mose we ubwe yabwiye Uwiteka, muraguma mugende musoma badukurikiye, we yabajije Uwiteka ngo ese ko mvuga urugoti ndasobanura neza, ndi muntu cyuri bugende ngapfuka nkagenda imbere ya Farawo umwami wa Egiputa ngatinyuka nkamubwira ngo nje gukura Abisirayeli muri Egiputa? Uwiteka aramubwira ngo Mose yari aragiye, ariko yari afite inkoni mu ntoki. Bamwe baravuga ngo yari ikigorogoro, nyine hari sinzi icyo bagenderaho, ariko genzi ko yari afite inkoni ubwo yo kuragira intama. Nanjye nzi ko inkoni iragira intama ntabwo iba ifite protokole ihagije. Ariko arangije aravuga ngo gendi muntu ki uzagenda kwa Farawo hagenda. Uwiteka aramubwira ngo icyo ufite mu ntoki ni igiki? Mose aravuga ngo ni inkoni. Uwiteka aramubwira ngo yijugunye hasi. Mose ayijugunya hasi, ayijugunye hasi ngo akireba abona ya nkoni ihindutse inzoka. Ngo Mose agira ubwoba asubira inyuma ikigongogongo ayihunga. Uwiteka aramubwira ngo rambura ukuboko kwawe uyifate umurizo. Mose arambuye ukuboko aragenda arayifata, ihita ihinduka inkoni. Icyo nacyo cyari igitangaza gikwiriye kwerekana yuko Imana ya Isirayeli, Imana ihora iri maso, itajya igoheka cyangwa se isinzira. Rero nagira ngo nshimire abakunzi baduteze amatwi badukurikiranye, kuko nagira ngo mbamenyeshe icyambere bubaha Imana. Niyo mpamvu Uwiteka yabwiye mu gice cya 14 mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana yanyu nanjye munyizere, mu rugo rwa data hari amazu menshi. Ngo iyaba ndahari mba mbabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu, ngo ariko nzagaruka mbane namwe kandi aho nzajya nzabajyana. Bishatse kuvuga ngo Uwiteka Imana yacu ntabwo yegeze itsindwa, ni Imana idasinzira, ni Imana yumva, ni Imana ireba, ni Imana ivuga, ni Imana ikora, kandi ifite amaboko, ifite amaguru, irareba, ifite amatwi irumva. Nagira ngo mbwira abadukurikiye badutege bo bakorera Imana n'umutima wabo bose kandi bagomeze basenge. Hari abantu Imana yagiye ikura mu buzima bari barimo ibashyira mu bundi bwiza. Hari abantu Imana yahinduriye amateka bayihamya uko bwije n'uko bukeye, kandi nanjye ndi umugabo wo kuyihamya. Ubwo rero ndi gusezera, ariko by'umwihariko bakande subscribe, bakande na share, bazajye bakurikira na like, bazajye bakurikirana iki kiganiro. Uyu munsi mbabwiye ku ijambo ry'Imana gatoya no ku buhamya bwanjye gatoya, ariko noneho nzagaruka mbabwira ijambo ry'Imana, kandi tuzajya tugomeza dusengane. Ibindi ni muri komenti. Murakoze cyane, namwe nabashimira ku butumire mwampaye. Ayi margo umugisha cyane. Aha mu gikari baceho barabaza ngo batubwira ngo tukubaze ngese ngo Mose akunda kurya iki? Mose kubera ubuzima bwinshi nagiye nyuramo n'inzara, ibyo byo nzagaruka ntabwo ubuhamya burambuye. Biragoye kuba navuga ngo Mose nkunda iki kurenza ibindi, kuko hari ubuzima nanyuzemo, isi yanyurijemo, bigeraho nambara ipantaro imwe nta mucikopa, najya kuyifura nkamanura agapira nkagakenyera nk'ijipo. Biragoye kuba navuga ngo Mose ese nkunda iki cyo kurya. Muri makeya nje kugusura, ifunguro waba wateguye niryo wampa, kandi nanyurwa naryo, tugashima Imana. Aha bongeye barabaza ngo ni iki cyagushimishije mu buzima bwawe, ni iki cyakubabaje mu buzima bwawe? Ikintu cyanshimishije mu buzima bwanjye ni uko Yesu yangiriye icyizere akankunda. Nicyo kintu cya mbere cyanshimishije. Ikindi kinshimisha mu buzima bwanjye, iyo ababyeyi nkamwe cyangwa abavandimwe badukurikiranye bampamagaye cyangwa se bakangira inama, nabwo biranshimisha. Gusa ariko mu buzima busanzwe noneho by'umwihariko nshimishwa n'iyo ndi kuganira na madamu wanjye n'abana banjye, turi kuganira, biranshimisha cyane. Ubundi ngashimishwa no kuririmba, cyane cyane nkunda kuririmba.
rero abakozi bacu bacyara kubaza hasigaye ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere gisigaye babajije ngo mu ndirimbo wahimbye ngo nihe ndirimbo ukunda kurusha izindi? bo biragoye indirimbo zirenga 10 na zingahe kuvuga ngo ese iyo irusha izindi ntayo ahubwo mba nyishaka gusa zose ziramfasha ahubwo bo bazumva ndumva bo bazi bashimisha ariko jyewe zose ziranshimisha acyakora mu gitabo mu ndirimbo mu buzima busanzwe turirimba zo mu bitabo nkunda indirimbo ya 38 mu ndirimbo z'agakiza ivuga ngo ntabwo nkwiye kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe nzajya nibuka yuko ihoraho imenye ibyo byose uko bingana. Nagisubije ahubwo noneho ngo urashaka kumenya ngo usenga muri he torero? Aderesi yanjye ni Methodiste Libre, nkorera umurimo w'Imana muri Methodiste Libre muri n'itorero riri muri Nyakarambi mu karere ka Kirehe kuko ni naho ndi, ariko aho bantumiye hose kuvuga Imana bapfa kuba basenga Imana yo mu ijuru ndagenda. Bishatse kuvuga ngo nkorera Imana ntitaye iby'idini kuko icyo nemera cyo nta toro na rimwe rizaburamo umugeni. Icyo nacyo numva nagisubije, mwambaza n'ikindi cyangwa niba nta bindi nagiye mbona mu gikari bandika ariko nanjye kambabarize hacyo batabajije bore kambabarize. Nabonye aravuga ngo bishimye ngo bavuze ijambo barafashwa ngo bamwe babuze n'umwuka. Imana ibahe umugisha cyane. Baravuga ngo komeza waguke n'Imana ngirakwaguye niko barimo bavuga ngo kandi Imana iragushyigikiye niko bahoze bavuga. Ni byinshi cyane ngo Imana irakuzamuye. Yongeye barwa nkubaze ndaje ndakoze nyuma abazi iki umukunzi wacu atuje nkubaze ngo k'Imana ivuze ko izakujyana hanze y'igihugu kubw'ubu butumwa iyo saha nigera uzabyifatamo ute? bo ni amashimwe nyine nk'ibindi byose kubera ko kuba Imana yarampinduriye ubuzima ikangirira icyizere nkaririmba indirimbo nkabasha no gusohora indirimbo nkayumva kuko bwa mbere na mbere nsohora indirimbo nyumva kuri memory card kuri ngiye byabaye nk'inzozi. N'ubu rero kuba nagenda ntabwo ari igitangaza. Butumire bwo mba bufite butandukanye bwo kujya muri ibyo bihugu kuririmbira Imana, nibyo byabene navuze. Imana igucisha ahakomeye kugira ngo izakugeze ahandi hisumbuyeho. Niyo mpamvu muri Yesu nta ndushyi ibayo. Muri Yesu abarimo baranezerewe, nta mupfakazi, nta mfubyi, kuko Yesu niwe se w'imfubyi kandi akaba umugabo w'abapfakazi. Amenyera abadafite shinge na rugero, abari hasi akabacisha bugufi akabashyira hejuru. Kuri jyewe rero ntabwo byantungura cyane ko n'amakuru yabyo nyafite. Tugana ku musozi rero harababajije ngo bafite igitaramo nk'amakora afite igitaramo akagutumira ngo waboneka? Twabana nkunda gusenga nta kibazo, ahubwo bazajye bantumira kandi nanjye ndabishaka. Mba numva nabana kuko mu buzima bwanjye nezezwa niyo ndi kuvuga Kristo cyangwa ndi kumwe n'ubwoko bw'Imana turi gusenga cyangwa turi kuririmba. Ubwo rero nk'uko babajije icyo kibazo cyangwa nk'uko namwe mukibajije, aho bantumira ari ukuvuga Kristo, yemwe no kubasura bisanzwe umwanya uhari nabasura kuko nkunda abantu, nkunda ababyeyi, nkunda abavandimwe, nta kibazo kirimo rwose. Hanyuma rero tugeze ku kibazo kigira kiti bagutumiye, ese ubushobozi bwo gutumiye busaba bwaba bungana iki? Babishyize mu buryo bw'ibanga ntibavuze umubare w'amafaranga bavuze ku bijyanye n'ubushobozi. Bavuze se bwaba ari bunini cyangwa bwaba buringaniye mu rugero? Oya, Moise ndi umukozi w'Imana kandi ndi umugenzi ujya mu ijuru. Imana yampaye impano ariko ntabwo yampaye izo kugurisha. Imana iguhe
kuko na Yesu Yuda yagendaga anyura n'i Galilaya ahantu hose, Yesu yagendaga n'ibirenge cyangwa n'ifarashi, gusa mu buzima busanzwe tubereyeho gufatanya. Bamfashije uburyo bwo kubageraho nabikora, ariko batanamfashije ariko bankeneye twabonana. Icyangombwa ni umwete wo gukora kandi dushaka kuzajya mu ijuru, kuko nzi neza yuko abakorera Imana ntabwo bakorwa n'isoni cyangwa bikorera amaboko. Nta mukiranutsi ndumva na Bibiliya bivuga, kandi n'abakristo n'abatubanjirije benshi turabyemera. Nta muntu wakoreye Imana uzakorwa n'isoni, cyangwa se ngo urubyaro rwe ngo rukorwe n'isoni. umugisha. Inimero yawe ya WhatsApp? Nimero yanjye dushatse wenda twaza kuyishyira ku kiganiro hasi, cyangwa muri komenti bakari buyibone, ariko n'ubu ntacyo nayivuga. Nimero yanjye iri no kuri WhatsApp ni 0788283536. Nayisubiramo 0788283536. Ndangije rero mbashimira. Niba nta kindi kibazo mwambaza. Nababajije ngo Facebook yo ukoresha handitse gute? Ni Nyandwi Moses, niyo Facebook yanjye. Nyandwi umugisha. Instagram nayo nkoresha Nyandwi Moses, ubwo abankurikirana ba followinga tugaya tuganira nta kibazo, kandi bazajya bakurikirana ibiganiro byacu n'ijambo ry'Imana. Kandi namwe ndabashimiye ku bwitange bwo kugira ngo mubashe kuntumira nze namwe nkorane namwe ikiganiro. Murakoze cyane. Murakoze Moses. Rero hano hari abadukurikiye, hari abakuzi, hari n'abuzi, kandi bose bari kutureba. Wabasuhuza abo ubasha kwibuka? Ndabashimira bose inshuti zanjye muri rusange, ari abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari mu mahanga. Ndabashimira, kandi ndabashimira n'ubwitange bakora bwo kudukurikira no kudutega amatwi. Imana ibahe umugisha. Amen. Natwe turasuhuje bakunzi bacu. Umuhanzi wadufite rero yitwa Moses, yababwiye ubuzima bwe, yabahaye ijambo ry'Imana. Tuzanagomeza tubane nabo. Turacyari kumwe, tuzakomeza tumusure. Murakoze. Bye bye. Imana ibahe umugisha cyane. Naho ubutaha.